Bagalatiya 3:3 ngo amategeko yatubera umushorera utugeza kuri Kristo. Gute? Nuko uko kwiheba tugira, uko gushakisha tukagerageza mu mbaraga zacu bikanga, ukugerageza bikanga, ukagerageza bwa kabiri bikanga, ukwezi ukagerageza bikanga, amezi abiri bikanga, uragera ukikuraho icyizere ukavuga nka Paulo ngo ninde wanyiza uyu mubiri untera urupfu. Yesu mu bibazo byacu ntuzaho gukubita kugira ngo tube bazima. Mureke tujye tubimwegurira. Abatekinisiye ubu bamenye ubucakura bwinshi cyane. Ushobora kumushyira telefone ugiye kuyikoresha akabona na kavisi kapfuye, sibyo? Nagasubizamo gusa irahita yaka. Ikintu ahita akubwira ati ibintu birasaba ibintu byinshi, rero iyi telefone yawe uyisige uzaze kuyifata ejo kuko ntabwo nabirangiza n'akandi kazi mfite. Ukayisiga aho ngaho. Iyo adakoze ibyo aterura amasupana, agaterura imfunguzo z'amoko yose, agaterura turunevisi y'amoko nk'icumi, ubundi agafungura akajyare agakora kugira ngo agwize umubyizi, yarangiza akakwishyuza yashaka ugataha. Bamenye ubwo bwenge. Nubwo kara akantu gato yabonye ko gushyiraho yabikoze. Kuko indwara ntimenya amashuri yawe, indwara ntimenya icyubahiro cyawe, indwara ntimenya ukuntu ukomeye. Niko n'ibyaha biri. Waba ufite icyubahiro, waba ukomeye, waba uzi ubwenge, iyo ugeze imbere y'Imana kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe, usabwa guca bugufi. Usabwa guca bugufi. Iyi Imana idukiza ntiyifuza ko gukira ibyaha byacu byaba ibintu bidutera isoni. Kuki kubatizwa? Kuki kubatizwa? Ese turabihuza gute na rwa rugendo tubana rw'umukristo? Kuko icyo dukwiriye kwiga ni urugendo rwacu turi kujya mu ijuru. Ariko se turajyayo gute? Bica mu yihe nzira? Ese ntaho umuntu ashobora gusimbuka intambwe akisanga aho ahagaze atagombye kuba ahagaze? Ariko Imana ishimwe kuko izayinkiza ku bwa Kristo Yesu. Iyo winaniwe rero uraza ukikubita ku birenge bya Yesu ukavuga uti Yesu, naragerageje mu mbaraga zanjye, ntacyo ntakoze mu mbaraga zanjye, ariko byarananiye, gira ikintu nkorera. Ukaza ukaririra ku birenge bya Yesu. Uko kurira no gushaka komatana na Yesu no kumwisunga kuko ari wagushoboza, igihe kiza kugera ugahabwa imbaraga. Isomo dusorezaho umurongo wa 38 na 39 w'icyo gice cya 10 cy'Abaheburayo haravuga ngo, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Hari icyo tudakunda gutindaho. Dukeneye kubatizwa n'Umwuka Wera. Dukeneye kubatizwa n'Umwuka Wera kuko nitubatizwa n'amazi gusa ariko ibyaha byacu ntibihinduke, ubuzima bwacu ntibuhinduke, kubatizwa kwacu ntacyo kuzaba kumaze. Hari abantu babatijwe mu mazi bazajya mu ijuru. Hari abantu batabatijwe mu mazi bazajya mu ijuru. Turabyemeranya? Hari n'abantu babatijwe mu mazi batazajya mu ijuru. Nabo barahari. Dukeneye kubyarwa n'Umwuka Wera. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimiye uyu mugoroba n'ubundi dukomeje gahunda y'amavuna yacu. Iminsi 2 ishize twize ibyigisho bivuga ku kwezwa, gutsindishirizwa, kwezwa no guhabwa ubwiza. Uyu munsi turiga cyigisho cya nyuma kijyanye nabyo, kijyanye n'umubatizo. Umubatizo, gutsindishirizwa, kwezwa no guhabwa ubwiza. Mbese bifitanye iyihe sano? Cyigisho cyacu turagitangiza igitekerezo cy'umuryango wari ufite abana babiri. Uyu muryango wari ufite mwana w'umuhungu bitaga Stefano n'undi bitaga Sonia. Aba bana baravukanaga ariko umuryango wabo bari bafite n'akabwa gatoya bwa bundi bw'imyeru bita puppies. Umunsi umwe Stefano ubwo yakinaga n'aka kabwana aza kugira impanuka karapfa. Nuko iwabo baragakundaga cyane. Mushiki we Sonia yaramukangishije nka kumwe abana bajya babigenza, ndakurega. Nuko Stefano arabitinya cyane. Maze kubitinya nk'ikiru cyangwa ikiguzi, yaje kuba ngombwa yuko
Sonia abwira Stefano ati kugira ngo nkubabarire ne kukurega kuri mama ndagusaba ikintu kimwe. Undi ati ndagikora. Mu gitondo mbere yuko tujya ku ishuri uzajya ubanza unshunge ku cyicungo, wari bafite icyicungo balansoire, hanyuma na nimugoroba nituva ku ishuri wongere unshunge. Bagirana ayo masezerano. Nuko umunsi wa mbere mu gitondo babyutse mbere yo kujya ku ishuri, Sonia ati tugende. Baragenda, aramucunga. Umunsi nimugoroba bavuye ku ishuri arongera aramucunga. Umunsi wa kabiri bigenda bityo, icyumweru kirarangira, ukwezi kurarangira, ukwezi kwa kabiri kuragera. Bigeze aho Stefano yumva ararushye. Arangije asanga mushiki we Sonia, aramubwira ati Soni wambabariye. Sonia aramubwira ati hoya, amasezerano dufitanye urayazi, urancunga cyangwa nkureke. Stefano yari ihanganye, n'ubundi arakomeza aramucunga. Ariko hashize ukundi kwezi Stefano ageze aho yumva ararushye, arongera yigira inama yo gusaba Sonia imbabazi. Aramusanga aramubwira ati Soni wambabariye koko. Sonia aramubwira ati amasezerano ni amasezerano. Icyaje kubaho, Stefano yigiriye inama yo kwirega, asanga ababyeyi be rwihishwa. Arababwira ati nagize ibyago igihe nakinaga n'akabwa karapfa. Ababyeyi baramubwira bati twarabitekereje kandi twarakubabariye. Sonia ntabwo yari afite aya makuru. Umunsi ukurikiyeho bagiye kujya ku ishuri, abwira Stefano ati tugende ujye kuncunga. Stefano aramubwira ati ntabwo ngucunga uyu munsi. Sonia aravuga ati ndakurega, ndaramwihorera. Bigeze nimugoroba bavuye ku ishuri arongera asubiramo ati ukajya kuncunga. Stefano aramubwira ati singucunga. Umunsi wa kabiri urangiye bitabaye, Sonia yafata umugambi wo kujya kurega Stefano ku babyeyi be. Nuko aramubwira ati ngiye kukurega. Aramubwira ati genda undege. Ariko Stefano yarazi icyo yicariye, sibyo? Yari yicariye imbabazi. Nuko igihe yahingukaga imbere y'ababyeyi be arabwira ati rero hari ikintu nshaka kubabwira, mwari muzi yuko ataravuga byinshi. Abyambwira ati turabizi, twaramubabariye. Haleluya. Tujya tugira ibirego bisa n'ibya Sonia imbere y'Imana bitwawe n'umurezi wacu Satani, ariko Imana yaratubabariye. Umugabo bita Martin Luther, muzi igitekerezo cye, mu gihe kimwe yigeze kubona ikiganza kiriho amagambo yanditse. Muri ayo magambo harimo ngo ibyaha bya Martin Luther. Hariho urutonde rwa liste nini cyane, nuko bimutera ubwoba biramuhangayikisha, ngo ariko aza kugira iyerekwa ribwira ikiganza kiriho ngo kuraho ikiganza. Mu gihe icyo kiganza cyavagaho ngo hari handitseho ngo dore ibyaha bya Martin Luther Yesu yababariye, Yesu yapfiriye. Yesu yapfiriye ibyaha byacu, dufite imbabazi ku Mana niba tubyizera. Kuva kera Imana yari yarateguye inzira umunyabyaha yajyaga guhuriramo n'Imana agakira. Mu gihe cy'Abayuda n'Abayisiraheli bageze ubwo nabo barema uburyo bwabo. Twize urugendo rukomeye Abayisiraheli bagenzemo kugira ngo Imana yongere kubahindura ubwoko bwayo igihe bari baribagiwe. Mu cyigisho cy'ejo twarabyize. Igihe cyaje kugera bivuye mu Bayisiraheli mu rugendo rwabo bigera mu gihe cya Yesu Kristo, hariho idini y'Abayuda ndetse n'abari baramukurikiye, intumwa ze n'abandi bari b'Abayuda n'ubundi. Bakomeje inyigisho muri bo, twabibonyeho igice mu byakozwe n'uwa 15, abantu bakajya impaka zijyanye no kwizera Yesu Kristo. Igihe Yesu Kristo yari atakiri muri bo, bajyaga bibaza bati se ibyo kwizera Yesu Kristo byo bizagenda bite, abantu bazamuyoboka bati? Nuko abantu ngo bagira impaka nyinshi cyane. Mu byakozwe n'uwa 15 umurongo wa 1 na 2 habaho intonganya hagati y'abantu. Bamwe bavuga bati kugira ngo umuntu wundi w'umunyamahanga ahinduke umwizera Yesu Kristo agomba kubanza agakora ibintu bibiri bikurikira. Icya mbere agomba gukebwa, icya kabiri agomba guhabwa ubwene gihugu bw'Abayuda, bityo akabona kwizera Yesu Kristo. Nuko ibyo nabyo babivugaga nk'imbabazi batugiriye twebwe abanyamahanga zituma twemerwa n'Imana, kuko twebwe twari turi abantu batagombaga kwemerwa nk'Imana nk'abanyamahanga. Petero yaje kuvuga
mu mirongo 15 kugera kuri 11 yaje gufata ijambo arababwira ati reka mbabwire, ndi umwe wari waratoranijwe kugira ngo mbwirize ubutumwa abayuda, ariko kandi ndabahamya yuko turi kuruhisha abantu ibintu n'abasogokuru batigeze bashobora. Bityo rero umuntu wizere Yesu Kristo kubwo kwizera abasha guhinduka umwana w'Imana. Nuko Yesu Kristo ahinduka uwacu twese. Paulo atangira kubwiriza ibya Yesu Kristo ku banyamahanga abohotse. Imwe mu mpamvu Paulo yabivuze mu Baroma igice cya 10 kugera ku 3 yavuze amagambo kuko bari batazi Imana bihangiye gukiranuka kwabo. Abantu iyo batazi Imana bahanga gukiranuka kwabo. Yesu nawe yaravuze muri Yohana 3:5 ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kandi yarongeye aravuga muri Matayo 28:19 ngo abizera mu babatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Kuki kubatizwa? Ese kuki Imana yahisemo iyo nzira yo kubatizwa? Bibiliya ntabwo igaragaza ijambo umubatizo mu isezerano rya kera, ariko kandi Bibiliya igaragaza amazi mu isezerano rya kera nk'ikimenyetso cyo kozwa cyangwa se ikimenyetso cyo gukurwaho umwanda cyangwa se ikimenyetso cyo gukira, kuvaho uburwayi, kuvaho ibibembe, kuva mu rupfu ukajya mu buzima. Abisiraheli bose bavuye muri Egiputa ejo twarabibonye yuko bava mu buretwa byabaye ngombwa yuko bambuka inyanja itukura. Ntabwo dukwiye kwibaza ngo kuki itukura. Gutukura kenshi ni ikintu gishushanya amaraso. Byari bifitanye ikimenyetso gikomeye no gukizwa n'amaraso ya Yesu Kristo no kwezwaho imyanda n'amaraso ya Yesu Kristo. Bari ubwoko buzahagararira Imana imyaka myinshi, Imana igahera ku Bayisiraheli ikigisha amahanga yose iby'ubuntu bw'Imana. Bityo baciye mu gisa n'umubatizo. Abagiye mu nkuge twibuke yuko ibyaha bimaze kugwira. Abagiye mu nkuge byabaye ngombwa yuko mu nkuge aho bari amazi yarabatwikiriye hose. Hejuru y'inkuge yari amazi, munsi y'inkuge yari iki? Yari amazi. Nabo babaye nk'abanyura mu mubatizo kuko amazi yari ari hejuru yabo ari no hasi yabo. Uyu munsi Imana ikurokoye uvuye mu nzira ijya mu irimbukiro ugahitamo inzira igana mu bugingo, uba ugomba kunyura mu mazi menshi ukabatizwa. Bibiliya yose n'urugendo Imana igendana n'umunyabyaha kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Inkuru zose zirimo n'urugendo Imana igendana n'umunyabyaha kugira ngo imukize. Rero muri urwo rugendo rwo gukira, kuki kubatizwa? Ku Isabato dufite abantu bitegura kubatizwa. Njyewe nawe twarabatijwe. Nyamara kubatizwa ni igishushanyo, ariko kandi Yesu Kristo yaravuze ko tugomba kubikora. Yabigize itegeko ryo tugomba gukora, kandi nawe ubwe yarabatijwe. Kuki kubatizwa? Ese turabihuza gute na rwa rugendo tubana rw'umukristo? Kuko icyo dukwiriye kwiga ni urugendo rwacu. Turi kujya mu ijuru, ariko se turajyayo gute? Bica mu yihe nzira? Ese ntaho umuntu ashobora gusimbuka intambwe akisanga aho ahagaze atagombye kuba ahagaze? Kuki kubatizwa? Uyu munsi kubatizwa gukoreshwa Yorodani, ijambo kujya muri Yorodani. Kujya muri Yorodani ubwabyo iyo uhagaze mu mazi utaranibizwa kiba ari ikimenyetso cy'uko uyu muntu yamaze kwemera kandi ugiye guhamya ko wizeye, bigaragazwa no gutsindishirizwa. Umuntu wese wemeye Yesu Kristo, akemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, akemera Yesu Kristo nk'umukiza w'ibyaha bye, hanyuma akicuza ibyaha bye, uyu muntu twabonye yuko aba atsindishirijwe. Bishushanywa n'ubundi no guhagarara mu mazi, cya kimenyetso nubwo butarajyamo utaribikwa, ibyo byonyine ugihagaze mu mazi ni ikimenyetso cyo gutsindishirizwa. Reka tubigereranye n'ibindi tubona. Namani yateye intambwe 3 cyangwa intambwe 4. Reka tuze kureba intambwe 4 mu gitabo cya 2 cy'Abami cya 5. Tubona igitekerezo cy'umuntu bita Namani. Igitekerezo cye hashaka kuba hari abashyashya batakizi. Namani yari umugaba w'ingabo muri Siriya. Namani yararwaye ibibembe, ariko iwe mu rugo hari agakobwa k'akanyagano kari karavuye muri Isiraheli. Ndi kubibwira abashaka ko batazi icyo gitekerezo. Nuko ako kana k'agakobwa kaza kuvuga kati, nyamara databuja aramutse agiye muri Isiraheli yahabona gukira. Ararwaye indwara y'ibibembe. Indwara y'ibibembe yari indwara mbi yashyiraga abantu mu kato. Nuko Namani yumva iyo nkuru ayigeza ku mwami wo muri Siriya. Nuko umwami wo muri Siriya yandikira umwami wo muri Isiraheli ati, mumfashe munkirize uyu muntu. Namani ajyana urwandiko.
Namani kuva muri Siriya akemera kujya muri Isiraheli gukirirayo ni ikimenyetso cyo kwizera, sibyo yemwe? Cyari ikimenyetso cy'uko yemeye yuko hashobora kuba hari imbaraga yamukiza, ni ikimenyetso cyo kwizera. Nyamara Namani igihe yari ahageze yahuriye n'ibintu bitoroshye. Buriya hari igihe Namani dushobora kumuteraho amabuye ngo yabuze kwizera, ariko nawe uramutura umugaba w'ingabo ukaza kureba umuntu nka Elisa, wahagera ntanamanuke ngo aze kukureba, nta nubwo ngo Elisa yamanutse ngo aze kumureba. Nuko Namani baramubwira bati genda ujye muri Yorodani, hanyuma wibiremo inshuro zingahe? Inshuro 7, ibibembe byawe birakira, uvemo umubiri wawe ari muzima. Namani yabanje gushidikanya kwemera ko amazi ya Yorodani atari Fapa na Abana ariyo yakiriramo, kubyemera ibyo. Yaravuze ati wacu hari ruzi rwa Fapa, hari n'urundi ruzi tabana rufite amazi meza atari amazi asa n'aya ngaya, kuki mumbwira aya ngaya? Nuko abagore baramubwira bati ariko Namani yagusaba ikindi kintu gikomeye, ntiwajyaga kugenza gute? Ntiwajyaga kugikora, ariko gusaba ikintu cyoroshye kuki utagikora? Namani yabanje kugira gushidikanya. Iwacu hari amazi, uyu munsi naho hariho za Fapa na za Abana, naho zirahari na n'uyu munsi. Yagiye muri Yorodani ariko yabanje kuvuga Fapa na Abana. Kubatizwa mu gahanga uyu munsi birahari, kubatizwa umuntu acishijwe mu muriro uyu munsi birahari. Iyo ugiye mu bindi bihugu hamwe na hamwe, hari aho nabonye bagira ibintu byo kubabaza umubiri cyane. Ibihugu byo muri Aziya abantu bizera, hanyuma agakora urugendo nk'uko wava hano ukajya ari yikoreye umusaraba, atambaye yambaye urubindo nka Yesu. Bagenda babakubita izo bita shikote, inkoni zifitemo utuntu tumeze nk'indobane tw'udutsinga, tugaye dukuramo uruhu, hanyuma bakagenda babajugunyaho. Abantu baba bafite abantu benshi babagenda iruhande babatera insenda. Iyo uguye mu nzira ukananirwa gukomeza urwo rugendo uba utsinzwe, ibyaha byawe ntibibabarirwa. Ariko iyo ugezeyo ukagera hejuru, nabwo ikimenyetso cy'uko uhagera urushye. Ariko iyo uhageze urushye nabwo baragukubita inkoni nyinshi cyane, hanyuma bamara gukubitwa izo nkoni ngo ibyaha byawe bikaba bibabariwe, ukaba uhindutse umukiranutsi imbere y'izo mana zawe. Murumva ingendo nyinshi abantu bahimbye zimeze nka Fapa na Abana Namani yavugaga. Ariko Namani yageze aho aremera ajya muri Yorodani. Hariho inzira z'abantu, ariko hariho n'inzira y'Imana ifite ikishushanya, inzira y'umubatizo wo mu mazi menshi. Umuntu yibizwa umubiri wose ukabatizwa. Uwo mubatizo niwo na Yesu yabatijwe, kandi amaze kubatiza ntabwo yigeze atanga ngo ariko nibiba bitagenze gutya. Nta hantu tubisoma muri Bibiliya bizakorwe mu bundi buryo. Nyamara abantu bafite uburyo bwabo. Reka duhagarare hano twibaze gatoya. Igihe cy'Abayisiraheli bava muri Egiputa benda kugera i Kanani, bambutse Yorodani. Siko biri tubwira, bajya kugera i Kanani bambutse Yorodani. Mu gihe cya Namani n'ubundi Namani akirira muri Yorodani. Mu gihe cya Yohana umubatiza nawe yabatirizaga muri Yorodani. Yorodani igarutse inshuro zingahe? Mu bihe bitandukanye cyane. Yorodani ikomeza kuba Yorodani, igaruka inshuro 3. Kuki Yorodani ikomeza kugaruka? Nuko Imana ikomeje kwibutsa abantu yuko mu gukira, mu gukizwa tugomba gupfa ku byaha tukabanaho na Kristo. Icyo gishushanyo cyabayeho kuva kera cyane. Imana ikagenda ibishusho mu bintu byanditswe muri Bibiliya, tukumva ni igitekerezo gusa. Nyamara Umuyisiraheli umwe woroheje cyane yabwirije umuntu w'Isiriya ukomeye cyane, ajya mu Bisiraheli aho ubwoko bw'Imana bwari buri, anyura muri Yorodani arwaye ibibembe, ava muri Yorodani ari muzima. Haleluya! Iyo twinjiye muri Yesu Kristo twemera gupfa ku byaha byacu kugira ngo tubane na Kristo dufite ubwiza bwe. Yorodani inshuro 3. Abayisiraheli mbere yo kwinjira muri Kanani, Yorodani. Namani mbere yo gukira ibibembe akaba muzima, Yorodani. Yesu Kristo, Yorodani mu gihe cy'ahantu mubatiza. Kubera iki? Dukwiriye kubyibaza bikatubera isomo. Kwemera kwibira. Namani yashoboraga kuvuga ngo ko ndi umunyacyubahiro,
mwavomyemo utuzi duke mukadushyira mu ibase, icy'ingenzi si uko tunjya ku mubiri hose. Yashoboraga kubivuga gutyo. Ni ngombwa ngo mpagarare imbere y'abagaragu banjye, umuntu w'umutware w'umujenerali, mpagarare imbere y'aba bagaragu banjye njye muri aya mazi asa nabi gutya? Ni ngombwa ibyo byose? Ntimwavomamo utuzi duke nkajya muri dushe ahantu hiherereye nk'umuntu ukomeye nkayoga? Icy'ingenzi si uko umubiri wanjye wose uriho ibibembe ugerwaho n'amazi. Namani yashoboraga kubivuga gutyo. Namani yararwaye iki? Ibibembe. Iyo yita ku cyubahiro cye ntabwo yajyaga gukira. Iyo urwaye ibibembe uburwayi, ibibembe bishushanya ibyaha, sibyo yemwe? Uburwaye ugomba kugabanya ibiciro, ugomba kugabanya icyubahiro, kugabanya ubwenge. Imbere yo gukomera kw'Imana, gukomera kwawe kutaraburizwamo, agakiza ntabwo gashoboka. Ntabwo gashoboka. Iyo tukigagaye tugifite impamvu, tugifite ibintu byumvikana, gukira ntabwo biba byoroshye. Ushobora kujya kwa muganga, reka dufate kwa muganga hasanzwe, ariko ukaba uri umuntu usanze muganga wabyigiye, nawe ukaba uri umuhanga cyane mu by'amategeko, cyangwa se uri umuhanga cyane mu bijyanye na tekinoloji, ufite umwanya mwiza, urayobora, uri umuntu ukomeye. Ugiye kwa muganga ariko urarwaye kandi urarembye. Muganga nawe mu bubasha afite n'ubumenyi yahawe aragusuzuma. Yamara kugusuzuma ababwira ati nkwandikiye imiti. Ariko mbere ko nkwandikira imiti ndakwandikira imiti, mbere ko nkwandikira imiti ngiye kuguha ibizami. Kwa muganga bajya batanga ibizami. Kubwira turajya hariya bagufata amaraso, be n'ibizami batanga. Urajya na hariya baguha agakombe uratanga igikororwa. Baraguha n'utundi ducupa tubiri. Turiya ducupa ntabwo abantu badukunda cyane cyane abapapa, sibyo? Agacupa kamwe k'inkari akabanga cyane nta kumusarani, kako ntabwo gakunditse, sibyo? Kagusaba kwiherera, ariko muganga yabyanditse mu cyubahiro cyawe, mu bukaka bwawe, mu gukomera kwawe, uraza kujya ahantu wiherereye, nta mugaragu uri kuri iruhande, nta mukozi ugukorera, ubundi uzana ibizami bagutumye, sibyo? Gira ibyago se ugende noneho babura indwara kandi ukomeje kuremba, baragutuma n'ibya kabiri da, usubire ujye gushaka bya bindi na yayandi, simbivuze mu izina, sibyo? Kuko indwara ntimenya amashuri yawe, indwara ntimenya icyubahiro cyawe, indwara ntimenya ukuntu ukomeye. Niko n'ibyaha biri. Waba ufite icyubahiro, waba ukomeye, waba uzi ubwenge, iyo ugeze imbere y'Imana kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe, usabwa guca bugufi. Usabwa guca bugufi. Nta bumenyi na bumwe ufite, nta buhanga ufite, nta cyubahiro ufite, na kimwe gishobora kuguhagarara imbere ngo kigukize igihe bibaye ngombwa ko ugomba kuba muzima. Umugabo umwe bita Henry Ford. Henry Ford bavuga ko afite ibisekuru by'Abadventiste. Henry Ford niwe nyiri uruganda rw'imodoka bita Ford. Ni iza kera cyane. Yari umugabo utari warize amashuri menshi, ntabwo yari umuhanga, ariko aza kugira amahirwe yo kugira mu mutwe hakora cyane, akaba umutekinisiye mwiza, ndetse aza kugera ku rwego rwo gukora uruganda. Igihe kimwe yabwiye abakozi be, abenjeniyeri, barababwira ati ndifuza imodoka ikoze gutya, ndagira ngo mugende muyitegure. Abenjeniyeri be baragenda barategura, bazamubwira bati ibintu batubwiye ntabwo bishoboka, hari ibintu tudashobora kuzuza. Henry Ford arababwira ati mugende mubikore, igihe cyose muzamara mubikora njyewe nzabahemba, nta kibazo mfite, icyo nshaka nuko muzaza mwabonye iyo design. Baragenda baragerageza, bamara igihe babiriho biranga, baragaruka ati byananiye, byatunaniye. Arababwira ati njyewe nzabahemba kugeza igihe muzabibonera. Baragenda barakomeza barakora, igihe kiza kugera ya modoka yashakaga uko yubatse, baza bayikoze. Arabwira ati niyi. Igihe modoka yasohokaga, habayeho ko abanyamakuru bakora ikintu cyitwa inama, sinzi ko bayita conference de presse, inama y'abanyamakuru, simbizi ntabwo ari inama y'abanyamakuru, ahubwo batanze ibiganiro byari bigendereye kugira ngo baganirize umugabo Henry Ford. Ariko ubwo ibyo bintu byari byabaye, byari birimo akagambane kugira ngo bamukoze isoni, kuko hari harimo abandi banyenganda barimo baragerageza gukora imodoka. Icyo gihe guhangana kwari guke, competition yari nkeya, bashaka kugira ngo bagaragaze gusa ko ari umuswa atize adashoboye.
hanyuma ikintu cyaje kubaho rero, Henry Ford yicaye muri iyo nama arabwira ati rero mwebwe mubaze ibibazo byanyu byose ni mu bisoza turabisubiza. Ariko kandi yari yabwiye aba engineer ati buri wese barajya baza ikibazo kumva kirareba domaine, kirareba ibyo yize, ibyo akora, ajya cyandika. Nuko barandika babaza ibibazo byose, abanyamakuru babaza ibibazo byose, ibintu byose batekereza ko Henry Ford mu bwenge bwe atashobora gusubiza barabibaza. Bamaze kubibaza, Henry Ford arabwira ati rero njyewe ndi umushoramari, ntabwo ndi umutekinisiye, icyo akoze ngira amafaranga yo guhemba abatekinisiye, mbaye ngiye gushaka amafaranga abatekinisiye banjye basigara babasubiza ibibazo byabo arasohokera. Igihe kimwe ndimo ndabwira ko indwara itamenya amashuri, itamenya icyubahiro cyawe, muganga uzi indwara ni ukuvura, sibyo? Igihe kimwe Henry Ford, imodoka ya Ford n'ubu irahari, aza gutemberera mu Bwongereza, ahageze ahura n'umuntu wahuye n'ikibazo cy'imodoka ya Ford yapfuye. Imodoka ya Ford yapfuye yanze kugenda, arayireba yumva kozwe n'isoni, imodoka ye yapfiriye ahantu y'uruganda rwe. Aho yarageze arahagarara avamo, aragenda asanga wa muntu yari n'umuntu ukomeye, arambwira ati se byagenze bite? Ati imodoka yanjye yanze kwaka. Ntiyamwibwira icyo akoze, asubira mu modoka ye, afata akantu k'akanyundo, aragenda arafungura, akubita ahantu, asubira mu modoka arayatsa, imodoka ihita yaka. Wa muntu arambwira ati se ndakwishyura ngahe? Turampa $100. Undi arambwira ati ndaguha $100 yo gukubita akanyundo ahantu imodoka ikaka. Arambwira ati yego, yo gukubita ahantu imodoka ikaka, ariko kandi n'amafaranga yo kumenya ahantu ho gukubita kugira ngo imodoka yake. Nuko abaragitsinze. Yesu mu bibazo byacu ntuzaho gukubita kugira ngo tube bazima. Mureke tujye tubimwegurira. Abatekinisiye ubu bamenye ubucakura bwinshi cyane. Ushobora kumushyira telefone ugiye kuyikoresha akabona n'akavisi kapfuye, sibyo? Nagasubizamo gusa irahita yaka. Ikintu ahita akubwira ati ibintu birasaba ibintu byinshi, rero iyi telefone yawe uyisige uzaze kuyifata ejo kuko ntabwo nabirangiza n'akandi kazi mfite. Ukayisiga aho ngaho. Iyo adakoze ibyo, aterura amasupana, agaterura imfunguzo z'amoko yose, agaterura amaturunevisi y'amoko nk'icumi, ubundi agafungura akajyare agakora kugira ngo agwize umubyizi, yarangiza akakwishyuza yashaka ugataha. Bamenye ubwo bwenge. Nubwo kari akantu gato yabonye ko gushyiraho yabikoze. Kwa muganga hari igihe ujya yubabaye kumva ufite amakuru yo kubwira muganga kuva mu 1995, ukumva ufite ibintu rwose indwara yawe imaze imyaka 20 n'indi, ugiye kubibwira muganga. Wahagera ukangura uti ndababara mu mbavu, agahita afata shishimura gipapuro akandikaho paracetamol, tujyara muri farumasi yo paracetamol, ubundi nibikomeza uzagaruke dukora ibindi bizami. Kandi ubwo yishyuye 10,000 bya consultation n'ibindi 40 byo gutanga ibizami. Bakwandikiye paracetamol mu minota 2, consultation irangiye, ugataha uvuga uti simvuwe we, ariko ugataha. Mu gihe cyashize turimo turareba umugabo bita Naamani, ndagira ngo ntitumuveho, tumugumeho. Mu gihe cyashize abaririmbyi sinzi kuntu byabagendekeye, hari igihe babaga bakomeye, hano hari abaririmbyi benshi bakumva bafite ibihangano byiza, bakaza akabwira itorero bati rero dufite igitaramo, ariko ntabwo twifuza ko kibera ku Gisozi. Batse murashaka ko kibera he? Turashaka ko kibera muri Serena. Batse gifitiye intego. Bati rero hari abantu bakomeye batajya bashobora kuza mu rusengero, kandi iyo tukijyanye muri Serena cyangwa muri convention, aba bantu baraza bakagikurikira bakumva ubutumwa bwiza. Bati itorero rigasinya igipapuro, korali ikajya aho ngaho, yahagera ikandika ngo igasohora ubutumwa mu minsi 2, rero kwinjira hari imyanya 30,000 ya VVIP, abantu b'icyubahiro cyane 20,000 ni VIP, n'10,000 rubanda rusigaye twese, sibyo? Ubwo nanjye ndimo namwe bandi simbizi. Tekereza ubwoko bw'Imana bwaciyemo ibice 3, hari abitwa ngo aba VVIP bakomeye cyane, aboroheje, abakomeye byoroheje n'abandi boroheje. Naamani yari kujya mu kihe gice? Cyari kujya mu kihe gice? Yari kujya mu gice cya mbere cy'abantu bakomeye cyane. Ariko ageze imbere ya Elisa yarambwiye ati inshuro 7 muri Yorodani. Inshuro 1, 2, 3, inshuro zingahe?
Namani birashoboka ko yashoboraga kuburana akavuga ati ariko koko karindwi kose ni ngombwa, ngiyemo rimwe niba ari ibyankiza ntibyankiza, ngiyemo kabiri ntago byankiza, ngiyemo gatatu kuki inshuro zirindwi zose? Ariko Imana ivuze ngo urakira ugomba kumvira. Haleluya. Namani yagomba kujya inshuro zirindwi nubwo yarakomeye. Ntabwo Imana yamubwiye ngo turahurira muri convention yo muri icyo gihe, ntabwo yamubwiye ngo turahurira muri serena y'icyo gihe. Iyo icyubahiro cy'Imana kije ugomba guca bugufi wa buri wese. Igihe kiragera wita Nebukadinezari azamura icyubahiro cye, aba umuntu munini cyane. Imana inamubwira uti rendezvous ni mu ishyamba imyaka 7 urisha. Imyaka ingahe? Umwe kwiyibiza 7, undi imyaka ingahe? Ikita rusange hano ni 7. Iyo icyubahiro cy'Imana kije, icyumviro cy'umuntu kigomba kujya hasi. Iyo umuntu arwaye, ubumenyi buvura bufitwe na muganga. Dufite indwara y'icyaha, ubumenyi bufitwe na Yesu, tugomba kwemerera Yesu akadukiza. Inzira yose byacamo, tugomba kugabanya ubwenge, icyubahiro n'ibindi bintu byose twaba dufite. Hari igihe tugira inzitizi nyinshi, tugira impamvu nyinshi, tugira ibintu byumvikana, ariko reka mbabwire uzi umuti wacu ni Yesu Kristo. Imana irashaka ko uburwayi twamaranye igihe ibibembe abantu bose bakabimenya. Uburwayi twagize abantu bose bakabumenya. Imana irashaka ko bukira abantu bose babireba. Niyo mpamvu mu kubatizwa tutabigira ibanga, bikorwa abantu babireba. Umugabo witwa Nikodemu yasanze Yesu, ariko yigira inama yo kumusanga ari ninjoro kugira ngo bihinduke ibanga abantu batabimenya. Bibiri tubwira yuko Nikodemu yari mu bafarisayo, umuyuda ukomeye, bityo afata umugambi wo kuvuga ati reka ngende ninjoro hatagira umufarisayo bimenya kandi ndi umuntu ukomeye mu bayuda. Nuko agiye ninjoro yibwira ngo byabaye ibanga, ariko uyu munsi na Kalisa w'Ikaduha azi ibyabaye kuri Nikodemu kuko byanditse mu gitabo gisomwa n'abantu bose. Iyo Imana igiye gukiza umuntu ntabwo bihinduka ibanga. Nikodemu ntibyamuhiriye. Iyi Imana idukiza ntiyifuza ko gukira ibyaha byacu byaba ibintu bidutera isoni. Kera abantu bajyaga babwiriza akavanga, abantu mwazanye Bibiliya ni muzamura ibiganza byanyu, kugira ngo babwire abantu ngo kutazana Bibiliya. Uyu munsi ushaka kubara neza wabara abantu batazanye Bibiliya, sibyo yemwe? Iyo ushaka kubara imibare yoroshye, ushatse kubara imibare itakugoye, wavuga uti abantu mutazanye Bibiliya, niyo byaba byoroshye, sibyo yemwe? Ariko ushatse kubara yabazanye Bibiliya, wagorwa. Igihe abantu basabwaga kuzenguruka Yeriko, nkuko Namani byamusabye 7, Bibiliya ntitubwira ko ku nshuro ya 6 hari ikintu cyari cyabaye. Ashwe. Igihe abantu basabwaga kuzenguruka Yeriko, bazengurutse inshuro 13. Bazengurutse iminsi 6 rimwe, bagira inshuro 7 ku munsi wa kangahe? Wa 7. Ku nshuro ya 12 ntago biri tubwira ko hari ikintu na kimwe cyari kigeze kibaho. Yeriko yari igihagaze. Namani yagiye mu mazi ya Yorodani afite ibibembe aribyo by'ibyaha, yibirayo, arozwa, arakizwa, ajyamo 7 inshuro zihagije. 7 gasobanura ikintu gishyitse, avamo yera, ari muzima, afite ubuhamya byo kujyana mu mahanga. Kandi Namani muzo wamye havanye yaravuze ati mwami yavuye aho ngihimbaza Imana, ariko atafite ikintu kimwe kimeze nk'umuntu watsindishije ko dore umwami wanjye ajya agira igihe akajya kuramya Imana, ati nimba ndi ruhande rwe uzabimbabarire Mana yanjye. Yari ameze nk'umuntu watsindishirijwe ariko utaratangira urugendo, kuko yari agifite birantega mu buzima bwe. Niko bijya bigenda. Hari umusore hano twahoze tuganira ambaza ati mbese ikintu bita gutwarwa n'amategeko ni igiki? Ikintu cyitwa gutwarwa n'amategeko abantu bajya baturega ni igiki ngo dutwarwa n'amategeko? Navuze ngo ndaza kukivugaho kuko cyari kiri muri iki cyigisho. Gutwarwa n'amategeko ni iki? Iyo umuntu akihana, iyo umuntu agitsindishirizwa, ni igice ntavuze, hari n'ikindi navuze bushize ntavuze ndakivugaho mu kanya. Iyo umuntu agitsindishirizwa agira ikintu cyitwa kwihambira ku mategeko, agerageza gukora ibyo gukiranuka uko byagenda kose, uko byanditse mu nyuguti agerageza kubikora uko bimeze. Hanyuma ikintu kimubaho arabigerageza agatsindwa uyu munsi, akavuga ko atazongera kubeshya, agacikwa yabeshye. Akavuga ko atazongera kurahira, akajya kurahira ati ndarahiye kandi ndi umwana w'Imana. Akagambirira ko atazongera kurakara, akisanga yarakaye, akarwana nabyo, akumva arapfuye neza. Kubera iki? Imana iracyari kwandika amategeko mu mutima we, ariko iracyamukoraho, ntabwo irasoza urugendo.
Bibiliya iratubwira mu Bagalatiya 3 ngo amategeko yatubera umushorera utugeza kuri Kristo. Gute? Nuko uko kwiheba tugira, uko gushakisha tukagerageza mu mbaraga zacu bikanga, ukugerageza bikanga, ukagerageza bwa kabiri bikanga, ukwezi ukagerageza bikanga, amezi abiri bikanga, uragera ukikuraho icyizere ukavuga nka Paulo ngo ninde wanyiza uyu mubiri untera urupfu? Ariko Imana ishimwe kuko izanyiza ku bwa Kristo Yesu. Iyo winaniwe rero uraza ukikubita ku birenge bya Yesu ukavuga uti Yesu, naragerageje mu mbaraga zanjye, ntacyo ntakoze mu mbaraga zanjye, ariko byarananiye, gira ikintu nkorera. Ukaza ukaririra ku birenge bya Yesu, uko kurira no gushaka komatana na Yesu no kumwisunga kuko ari wagushoboza, igihe kiza kugera ugahabwa imbaraga. Imana ikagenda yandika amategeko yayo mu mutima wawe, ku buryo uba utagibanza gukora ibyo gukiranuka ubanje kwigengesera no kubitekerezaho, ahubwo gukiranuka bihinduka automatique mu buzima bwawe kuko Imana yabyanditse mu mutima wawe. Umubyeyi umwe ni umupasiteri bita Jacques Sequeira yigeze kutubwira igitekerezo cy'umwana umwe, ngo yari umwana we, ngo bari bafite mu rugo iwabo indimu yarihaga cyane, yashariraga. Ngo nuko iyo ndimu yabashaririraga, umwana aza kubwira papa ati indimu yacu kugira ngo iryohe ndashaka guha igitekerezo, witeguye kukigura igitekerezo cyanjye? Papa aramubwira ati igitekerezo cyawe ndacyakira. Papa aramubaza ati tubigenze gute? Umwana aramubwira ati ukuntu tugiye kubigenza, tugiye kugura ibiro 2 by'isukari, tugure n'ifumbire, noneho dufate isukari tuyivange n'ifumbire, tuyisase kuri kiriya giti hasi, ibutaha nikijya kwera kizera amacunga. Papa we aramubwira ati iki gitekerezo cyawe ni cyiza cyane, reka tugikore. Ariko yashaka kugira ngo anamwigishe, nuko baragenda bagura isukari bayishyira ku giti. Hanyuma kigiye kwera, umwana yari afite amatsiko menshi cyane, niwe waciye indimu ya mbere. Akitangira kuyirya abwira papa we ngo wow, ide yanjye yarakoze. Ariko ntabwo byari byo, byari ukwiha amahoro kuko cyari igitekerezo cye. Papa we ayiriyeho asanga ni ya ndimu ya kera. Gushaka gukora ibyo gukiranuka tugitsindishirizwa tukabikora mu buryo bwacu, bimeze nko gufata igiti ukagisiga isukari ngo kizere amacunga cyari indimu. Bisa no gufata igiti ukakimanuraho indimu kugira ngo nuzimaraho zose butazizere ikiza. Ntabwo tubasha gukora ibyo gukiranuka mu mbaraga zacu. Dukenera Yesu Kristo dutsindishiriza. Twamara kurwana intambara tukananirwa, amategeko akadushorera kuko kunanirwa kuyasohoza mu mbaraga zacu, akatugeza kuri Kristo Yesu. Yatugeza kuri Kristo Yesu akatwambika imbaraga nshya zituma ayo mategeko yandikwa mu buzima, mu mitima yacu, tugakora ibyo gukiranuka. Nibwo dusigara tuvuga ngo ntitugitwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'iki? N'ubuntu. Kudatwarwa n'amategeko nta kindi ni ukutabaho ukora ibyo gukiranuka byo kwigengesera. Reka ntanga urugero, umushoferi umenyereye umuhanda ntagenda areba ku byapa gutya, ahubwo iyo amenyereye umuhanda, ibyapa umuhanda ugendamo uwo arabimenyereye, ku buryo uvuga uti ndabyibuka ko hano haba iki cyapa, ndabyibuka ko hano haba iki cyapa. Ntabwo usanga amaso yawe hanze ku byapa kuko amategeko y'umuhanda yanditswe mu mutima wawe, sibyo? Ntabwo ufata urupapuro ngo ujye usoma ngo handitswe ngo iri tegeko risobanuye iki mu muhanda, ahubwo warayize we yanditse muri wowe. Niko Imana yandika amategeko mu mitima yacu mu rugendo rwo kwezwa tugahinduka abana b'Imana. Namani yagiye mu mazi afite ibibembe, yibiramo, arakizwa, ajyamo 7 inshuro zihagije 7, avamo yera, ahinduka muzima. Kwinikwa cyangwa kwibira, kozwa no kwezwa n'amazi. Umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka, ese amazi abyara umuntu ate? Bibiliya ivuga ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo umuntu yinitswe mu mazi akibira, kwibira ubwabyo bisobanuye gupfa, kandi uko kwibira bisobanuye kozwa cyagiye uri mu mazi. Niyo mpamvu niyo ubatijwe ugasigaza ikiganza hejuru nabwo bagusubizamo, siko bijya bigenda, bagusubizamo. Nemeye gupfana na Kristo, mfuye ku byaha byanjye, ibyaha byanjye birabambwe, iminsi yo kujijwa Imana irayirengagije, ndi mu mazi, umuntu wa kera yapfuye, ibyaha byogejwe mu mazi, sinyiri wa wundi ufite imyanda, niyemeje guhinduka umwana w'Imana. Uko amazi atwoza niko Imana itweza. Haleluya. Kuva mu mazi, iyo tuvuye mu mazi tuvamo twahindutse ibyaremwe bishya. Ndi kuvuga mu buryo bw'igishushanyo kuko hari bishoboka ko umuntu ashobora kujya mu mazi akava yakiri wa wundi. Birashoboka cyane.
ariko icyo bishushanya nuko igihe tuvuye mu mazi tuba twogejweho ya myanda, bishushanya guhabwa ubwiza bwa Yesu Kristo. Gupfa gusa rero ntabwo bihagije, ahubwo dukeneye no kongera kubanaho na Kristo. Kuki gutsindishirizwa gushobora gutangirwa bundi bushya? Ikibazo narakivuze bushize sinagisubiza. Igihe umuntu ababariwe agatsindishirizwa ariko agasubira inyuma mu byaha, uwanywaga inzoga akajya kunywa inzoga, wajyaga mu ndaya agasubira mu ndaya, warwanaga agasubira kurwana, wasindaga agasubira gusinda, warogaga agasubira kuroga, uwari umubeshya agasubira kuba umubeshya, agatera Imana umugongo rwose ku buryo bigaragarira amahanga yose. Umubatizo ni irembo ryinjira mu itorero, nk'igihamya kivuga ngo narindi mu rupfu none ninjiye mu bugingo. Ni irembo rivuga ngo nari umwana wo kurimbuka none mpindutse umwana w'ubugingo buhoraho. Iyo usohotse muri rya rembo ugasubira wavuye, twarabibonye, ukamera nk'ayambwa isubiye ku birutsi cyangwa ingurube bogeje igasubira mu byondo, ndakubwiza ukuri gutsindishirizwa kwawe guhinduka imfabusa. Igihe ugarutse imbere y'Imana utangirana nayo bundi bushya, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 26 nicyo hasobanura. Haravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya iki? Siko mudasoma, siko nirisomo rikomeye ricanga abantu benshi. Ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha. Ni ukuvuga ngo kuba twaramenye ukuri tugatsindishirizwa, tugahinduka abana b'Imana, tugasubira mu byaha, tuba duteye umugongo umusaraba wa Yesu Kristo, tuba duhinyuje Yesu Kristo, dusubiye aho twahoze. Gutsindishirizwa kwacu kubanire gutakaza agaciro, kubinduka imfabusa. Ngo keretse gutegerezanya ubwoba, gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Hari imvugo ivuga ngo iyo ukijijwe ubukijijwe by'iteka. Ntabwo ari byo. Igihe uteye umugongo Imana ugasubira mu byaha, utsindishizwa kwawe guhinduka imfabusa. Umurongo wa 28 uravuga ngo uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahimura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Isomo dusorezaho umurongo wa 38 na 39 w'icyo gice cya 10 cy'Abaheburayo haravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Hari icyo tudakunda gutindaho, dukeneye kubatizwa n'Umwuka Wera. Dukeneye kubatizwa n'Umwuka Wera kuko nitubatizwa n'amazi gusa ariko ibyaha byacu ntibihinduke, ubuzima bwacu ntibuhinduke, kubatizwa kwacu ntacyo kuzaba kumaze. Hari abantu babatijwe mu mazi bazajya mu ijuru. Hari abantu batabatijwe mu mazi bazajya mu ijuru. Turabyemeranya? Hari n'abantu babatijwe mu mazi batazajya mu ijuru. Nabo barahari. Dukeneye kubyarwa n'Umwuka Wera. Iyo wemeye kujya mu mazi ni ikimenyetso cy'uko twizeye urupfu rwa Yesu rukiza. Iyo duteye intambwe tukajya muri Yorodani, tuba twifatanyije na Yesu, twemereye Yesu kudutsindishiriza. Iyo twibijwe mu mazi tuba twogejwe ibyaha, dupfuye ku byaha, twiteguye kuzukana na Kristo. Iyo twuburuwe mu mazi tuba tuzukanye na Kristo, twiyemeje kuzimana nawe mu bwami bwe bw'ubugingo, twiyemeje kuzahabwa ubwiza nk'ubwa Yesu Kristo. Ariko mu kubatizwa mu Mwuka Wera tuba twiyemeje kuvuga nka Paulo ngo mpora mpfa buri munsi. Ndabarahira yuko mpora mpfa buri munsi uko bukeye, biterwa n'ishema mfite ku bwanyu muri Kristo Yesu umwami wacu. Tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. Abazabatizwa nange mwabatijwe, ndabifuriza kubatizwa n'Umwuka Wera, kugira ngo tujye dupfa ku byaha byacu buri munsi tugire igihe cyo guhura na Yesu, buri munsi tugire igihe cyo gutamba igitambo cy'imibavu ihumura neza, kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Imana iduhe Yesu, iduhe kumwakira, iduhe kumukunda,
Basore, I wish you to fall in love with Jesus. Ndabifuriza kuba mu rukundo na Yesu. Imana ibidushoboze.